Okay, so we met you here, so we would like to know you first of all. My name is Melissa Queen Babazi, and the actor in one of the movies that has been produced by Ikwetu Films, The Sounds of the Hill. Yeah, Sounds of the Hill. Yeah. Actually, yes. This is the first time I'm acting, to be honest. I'm sorry. Can I continue? Yeah, this is my very first movie. I'm already in the acting. I'm already in the acting system, but this is my very first movie. Yes. Take a picture. Yego. 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 binyuze muri filime mbona ari ikizafasha urubyiruko kiri hasi kugira ngo rube rutagira ikibazo cy'ihungabana ubutumwa mutanga n'iki muba mwumva mushaka ko bwahindura muri sosiyete. Okay, ikintu navuga urubyiruko nyine bwahindura muri sosiyete, bwahindura mu buzima bwabo kugira ngo message mutanga binyuze muri filime binyuze muri filime bihindura ikintu message twashakaga gutanga muri filime niko twese turi abantu, twese tugira amasantima, twese dufite ibyo tunyuramo. Ubwo rero ibintu byo guhishahisha ibintu biri kutuafecta physiquement no mu bwenge no mu mashuri. Uryo ubona akenshi tujyana abana bari gutsindwa mu mashuri kwera wenda ibintu bari gucamo. Advice natanga icyo message twashakaga gutanga niko amasantimo abaho, abantu baba barababaho, kandi kubivuga ntacyo bitwaye. Nago bivuze ko nambaraga ufite, nago bivuze ko uri umunyembaraga nkeya. Kubabara ntacyo bitwaye, ni ibintu bibaho, ahubwo ni gute approach ufata ni yihe. Yibabaye uraceceka ku buzima bugakomeza, kuko ni ubuzima dusanzwe tucamo. Turababara tugaceceka nka hari ibintu bisanzwe, kandi ni ibintu bidasanzwe. Yibabaye ukora iki wegera nde, ubigenza gute? Kuko umuntu babaye uzarebe neza, umuntu babaye agakura babaye, atwita ababaye, umwana akabisensinga mu nda, umwana nawe akavuka babaye, bigakomeza gutyo bikaba generation. Hakorwa iki? Ni acknowledgement. Sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda. Ku acknowledginga sinzi uko nabivuga, kuvuga ngo yego, kubishira, kubyemera. Ikintu cyambere ni kwemera. Iyo utemeye ikintu nta kintu wahindura. Ikintu cyambere ni kwemera. Ikintu nabwira abantu ni kwemera ko kuba barabibaho, kugira ibibazo bibaho no kubivuga. Kwemera no kubivuga. Yego. Ikindi kibazo wenda twashaka kukubaza kimwe n'abandi twaje tubazaho kubijyanye n'ubuzima bw'abana baba mu mihanda. Ahantu ugenda utambuka mu nzira hirya no hino tugura n'abana bari mu muhanda, iyo babonye abana utekereza iki? What do you think? Cyangwa se basi uri gufiringa gute iyo ubonye uriya mwana uri muri buzima, cyangwa se niyo naho niyihe message wumva ibyo umuhaye bishobotse, cyangwa se wanamuha akanya? Of course iyo ubonye abana gutyo urababara cyane, kuko n'abana batabonye amahirwe yo kwi-expressinga, n'abana barababaye, bakuze bababaye, nta muntu bafite babibwira. Kuko ninde wabareba k'ababyeyi? Niba koko umwana ahunga mu rugo, ni kuvuga ko ababyeyi bataba attention. Ubwo ni ikintu kibabaje. Ikintu nabwira uriya mwana niko amahirwe aracyabaho, kuzamuka ukagenda ugashaka abantu bagufasha biracyabaho. Dufite amaorganisation menshi hano mu Rwanda, dufite perezida mwiza cyane waduhaye organizations like Imbuto Foundation for girls, ibintu byinshi cyane. Haguruka ushaka ahantu bagufasha kandi uzi neza ko wabona ubufasha, aho kugira ngo ukomeze wicaye. Genda, kuko demo ushatse demo ubona amahirwe, ariko demo wicaye ugumye ahantu hamwe nta kintu uzabona. Murakoze.